Iyo umuntu afashe icyemezo cyo kwiyahura biba byagenze bite? Ikibabaje kurushaho, iyo Youth Hopeless afashe icyemezo cyo gufata ibiyobyabwenge biba byagenze bite? Muri make, iyo mubona umuntu ahinduka nabi biba byagenze bite? Kubiyahura aba yamaze kubura igisobanuro cy'ubuzima bwe bitewe n'impamvu runaka, ni ukuvuga ngo ubuzima bwe nta gaciro buba bukimufitiye. Youth Hopeless twaraganiriye nsanga ko kimwe mu bibimutera amara igihe mu bushomeri, hanyuma kumva ko ntacyo amaze bikamutera kwanga ubuzima, hanyuma nawe urabyumva, hari icyo bita existential vacuum, cyangwa se kuburira ubuzima igisobanuro bitewe n'irungu. Iri si irungu musanzwe muzi, ahubwo n'ubundi bwoko bwaryo. Ni ukuvuga ngo ukaba wifitemo umubande muri wowe udashobora kuzuzwa n'amafaranga, icyubahiro, cyangwa se bikunze kugaragara cyane cyane kuri Youth Hopeless wabuze akazi, abasheshe akanguhe bari mu kiruhuko cy'izabukuru, munyakazi na bagenzi be bakora nk'umutima bakisanga ubuzima busobanuye guhora basiganwa n'igihe n'ibindi. Ndifuza cyane kubwira Youth watoye gufata ibiyobyabwenge n'ibibazo ko iki ari igihe cyo kurekeraho kugira icyo ategereza mu buzima, ahubwo akumva ko ubuzima ari bwo bufite icyo bumutegerejeho. Youth ugifata ibiyobyabwenge kubera ikigare, we ntacyo nabona amuvugaho, ahubwo ndamugaya kandi nawe yigaye. Ahari niba Youth Hopeless atumva neza ibimvuze, inkuru ngiye gukomeza ndibaza ko iri bumutere kumva ko hari abamurushije kubabara, kandi ko bishoboka kubonera ubuzima igisobanuro, hanyuma akabaho neza abishatse. Hari igihe badukuye Auschwitz batujyana Dachau, n'iyindi nkambi bari batwimuriyemo, ariko twe ntitwari tubizi. Igihuha cyari cyaturutse mu mfungwa cyavugaga ko batujyanye mu nkambi ya Mauthausen, yari isobanuye urupfu. Imitima yarasimbutse bikarushaho ubwo twegeraga ikiraro kijya muri iyo nkambi. Ntiwakumva umunezero no kubyina twatewe no kubona imodoka ikatiye icyo kiraro ikerekeza mu nkambi ya Dachau. Ibi birasobanura neza imvugo igira iti "The size of human suffering is absolutely relative." Umunezero ntiwari kuba ari umunezero iyo hatabaho umubabaro. Tunezerwa kuko twabanje kubabara. Ni ukuvuga ngo niba hari igisobanuro mu buzima, hari n'igisobanuro mu mibabaro no mu munezero. Twanejejwe cyane kandi no kugera muri iyo nkambi tugasanga ibikoresho by'ingenzi byifashishwaga muri jenoside nta byari bihari. Ubwo ni ukuvuga ko uba ugananijwe cyane n'imirimo y'agahato cyangwa arwaye bikabije, byasabaga kumusubiza Auschwitz kugira ngo yicwe. Tunezezwa no kumva ko imfungwa zaho zoga, zisukura mu kanwa n'ibindi. Twarasetse turanezerwa cyane tutitaye ku mibabaro twari tugiye gukomerezamo. Ibyabaye ni byinshi ku buryo ntabivuga byose hano, ariko ndifuza kuvuga ko impfu ziyongereye cyane mu mfungwa mu cyumweru cya Noheli y'1944 ishyira 1945. Kubera iki? Kubera ko imfungwa nyinshi zari zaribeshye, hanyuma ziringira cyane ko Noheli izajya kugera twarabohowe. Uko icyumweru cya Noheli cyegeraga kandi bikagaragara ko nta bimenyetso na bike byo kubohorwa, imfungwa nyinshi zataye ibyiringiro, hanyuma zipfa umusubirizo. Ibi byanyeretse yuko batapfuye kubera indwara cyangwa inzara cyangwa se ubundi buzima bubi bwose twarimo, ahubwo byatewe no kubura icyizere cy'ubuzima, hanyuma bata ibyiringiro kuko bumvaga ko ntacyo basigaje mu buzima. Ibi nanone byatumye nsobanukirwa amagambo y'umugabo wavuze ngo "He who has a why to live for can bear with almost anyhow." Ikosa imfungwa zakoze rikomeye ni uko utumva neza ko igikomeye atari cyo dutegereje mu buzima,
ahubwo ko ari cyo ubuzima budutegerejeho. Rimwe na rimwe ubuzima buba budutegerejeho kwemera ibyatubayeho, muri make kwikorera umusaraba wacu tunezerewe. Bagenzi banjye bari basigaye nabonye ko ari ngombwa kubafasha, maze nterura aya magambo nti ubuzima nta na rimwe buri igisobanuro uko byaba bimeze kose. Ntibikwiye ko mutakaza ibyiringiro by'ubuzima kuko budatakaza agaciro kubera imibabaro ndetse n'urupfu ubwarwo. Hari umuntu runaka uba uri kukureba mu bihe ubuzima bukomeye, inshuti, umugore wawe kuko bose bari abagabo, umuntu uriho cyangwa se wapfuye, cyangwa se Imana. Uwo muntu rero ntiyiteguye ko tumukoza isoni, yiteguye kudusanga dukomeje umutima no mu mibabaro, mbese tutifashe nk'abantu bagowe. N'urupfu rwaza rugasanga dusobanukiwe gupfa. Ese wari wagera mu bihe by'umubabaro aho wumva ko ubuzima butagifite igisobanuro? Niba warabigezemo, ahari tuzabona uburyo dusangira uko wabyifashemo. Niba bitarakubaho, nizere ko incamake kugirira akamaro kanini. Jya ukomeza umutima, unezerwe no mu bihe by'umubabaro ukabije, kuko uwo mubabaro nawo uba ufite igisobanuro. Reka mbwire Youth Hopeless ko ubuzima bumeze nka filime. Filime bigizwe n'amashusho ibihumbi n'ibihumbi, kandi buri shusho iba ifite igisobanuye, ariko ntibishoboka gusobanukirwa filime yose utarabona ishusho ya nyuma. Filime kandi uyirebye igeze ku iherezo, ntiwabasha kuyisobanukirwa utabanje kureba itangiriro ryayo. Ese ubuzima bwo ntibisobanuka neza ku iherezo ryabwo? Ese iyo gisobanuro cyo ntigiterwa no kubabayeho buri munsi w'ubuzima bwawe? Ndizera ko ntakoreye ubusa. Ni ukuvuga ngo nizeye ko rimwe nzahura na Youth Hopeless yarahindutse Youth Hopeful, yariteje imbere we ubwe ndetse n'igihugu muri rusange kubera ibi bitekerezo. Murakoze. He who has a why to live for can bear with almost anyhow.